abakuru uzumva bakubwira bati mu by'ukuri agahugu katagira umuco kagira gute karacika. Niyo mpamvu usanga gakondo ya buri gihugu cyangwa se gakondo ya buri hantu bigomba gusigasirwa cyangwa se abakuru baba bifuza kugira ngo bayisigasire. Niba ari amateka runaka y'ahantu runaka, ugasanga n'uguhera mu myaka ya kera agenda agira gute, agenda mu by'ukuri yegeranwa agashyirwa hamwe mu buryo bwerekana mu buryo butandukanye. Guhera na kera hatari hazi ibijyanye n'inyandiko, abantu wasangaga mu by'ukuri bagenda bahererekanya ya mateka mu birebana n'ibisigo, bagenda bahererekanya amateka mu buryo bw'imvugo. Ibyo rero byatumaga mu by'ukuri amateka ya buri hantu akomeza kugenda asigasirwa mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Amateka rero y'u Rwanda ni amateka yihariye, ni amateka adasanzwe guhera mu bihe byatambutse, ariko noneho by'umwihariko ni amateka yihariye guhera mu myaka y'1959 kugeza n'ubu ngubu mu by'ukuri. Rero uyu munsi tukaba twifuje kuvuga tuti reka tugaruke mu by'ukuri ku bihe byaranze itorero Inyamibwa, ariko noneho by'umwihariko tunabereka abakobwa beza, abagore beza baba muri iri torero, ndetse bateganya kuba bataramira abataramyi, abakunda umuco w'u Rwanda, abakunda imbyino gakondo mu gitaramo kidasanzwe cyiswe Inka. Ni igitaramo mbega kizaba cyerekana ibirebana n'umuco, ariko noneho ushingiye ku nka, ushingiye ku bworozi. Rero niba utari wakora subscribe, kandi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho, ndetse usiga igitekerezo cyawe bitewe n'uko wenda tuba twagiye dutegura inkuru, utubwire uti ibi ngibi nibyo mwakabaye mukora, ibintu byakabaye bikorwa gutya kugira ngo ibintu bibashe kuba bigenda neza kurushaho. Rero uyu munsi nk'uko twabibabwiye tugiye kubagezaho mu buryo bwihariye amafoto yerekana abari n'abategarugori, wenda tujye tunanyuzamo gake gakeya n'abo basore bakeya, n'abo basore bamwe na bamwe, uretse ko uyu munsi twibanda cyane ku gitsina gore, ku b'igitsina gore bagize itorero Inyamibwa. Ni itorero rifite amateka maremare, amateka yihariye, ni amateka atangira mu mwaka w'1998. Ni amateka rero yatangiranye ni amateka ashingiye n'ubundi ku muryango w'abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi aheje, ndetse birumvikana n'amateka nyine n'amateka yihariye muri rusange. Guhera mu mwaka w'1998 iri torero ry'Inyamibwa ryakomeje kugenda ritanga ibyishimo mu bitaramo bitandukanye ryagiye rikora mu gihugu, ndetse riri mu matorero umuntu yavuga ko utapfa kwisukira niba ufite ibindi birori by'ubukwe, uretse ko naho mu by'ukuri iyo ufite ubukwe ukaba wabasha kubatumira, baraza bakagutaramira, bakagufasha kugira ngo ibirori byawe bibashe kuba byagenda neza, nubwo nk'uko twabigarutseho mu by'ukuri bitewe n'ibigwi bamaze kugwiza, birumvikana binajyanirana no kuba igiciro cyabo kiba kiri hejuru. Rero ni abantu ni itorero ryakomeje kugenda ryiyambazwa mu birori bitandukanye, yaba ibirori byateguwe mu gihugu imbere, yaba nk'uko twari tubivuze mu bukwe, yaba ndetse no mu bitaramo ubwabo nabo bagenda bagira gute bitegurira mu buryo bugiye butandukanye. Muri iyi myaka rero igera muri 27, nimba ubikurikirana neza urumva ko niba baratangiye muri 1998 bakaba bagejeje uyu munsi, hagiye hanyuramo abataramyi benshi, hagiye hanyuramo ababyinnyi benshi, hagiye hanyuramo abaririmbyi benshi, hagiye hanyuramo abanyamateka, abantu bazi amateka benshi, hagiye hanyuramo abahanga mu birebana n'ubuhanzi benshi, ariko by'umwihariko hanyuzemo abakobwa batandukanye. Uyu munsi urumva muri iyo myaka abakobwa bagiye banyuramo harimo n'abamaze kuba ababyeyi, birumvikana. Noneho hagiye hanyuramo rero n'uyu munsi kandi iri torero riracyafite abakobwa, harimo n'abamaze kugwiza ibigwi mu buryo bw'amamare, binyuze mu marushanwa y'ubwiza, binyuze mu birebana no kubyina, birumvikana, binanyuze kandi no mu birebana n'ibikorwa bindi bagenda bakora mu bihe bitandukanye. Rero nibo turagenda tunabereka mu mafoto agiye atandukanye tugenda tunyuza muri iki kiganiro twabateguriye kimeze neza. Rero ni ukuvuga ngo ni
ni itorero Inyamibwa, ni itorero riheruka gukora amateka, ryanditse amateka ku itariki ya 23 Werurwe 2024 aho bakoze igitaramo kidasanzwe. Ni igitaramo rero mu by'ukuri cyabereye muri BK Arena. BK Arena akaba ari inyubako yakira ubundi abantu bagera mu bihumbi 10, noneho kandi igakodeshwa amafaranga atari make arenga za miliyoni 24 gutyo kugira ngo ubashe kuba wataramiramo hariya, kuko birumvikana ni inyubako yubakiwe ibikorwa by'imyidagaduro ndetse na siporo, ariko nanone itapfa kuba nyine yisukirwa na buri muntu wese, kubera ko bisabwa hariya kugira ngo inyubako ikomeze kuba maintained ni byinshi, ariko noneho n'ibisabwa kugira ngo ikorerwe amasuku igire gute nabyo bari byinshi, bituma rero n'igiciro cyayo gikomeza kuba kiri hejuru. Nubwo rero igiciro cyari kiri hejuru, iki gitaramo cyarabaye kandi kibasha kuba kigenda neza. Ni igitaramo mu by'ukuri cyanditse amateka akomeye, aho buri muntu wese uri mu myidagaduro, buri muntu wese uri mu buhanzi yageze gute yahagurukiye kucyamamaza. Ni igitaramo rero cyabaye ku itariki ya 23 Werurwe 2024. Igitaramo cyari cyiswe inkuru ya 30, aho babaraga aho u Rwanda guhera mu 1994 rubohowe kugeza mu 2024, aho imyaka yaribaye mu by'ukuri 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, kandi inkotanyi zibashije guhagarika Jenoside zigasubiza u Rwanda ku murongo. Umunsi u Rwanda rukaba rutekanye rumeze neza. Iki gitaramo rero ni igitaramo mu by'ukuri cyerekanaga uburyo ibikomere byari byinshi nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, uburyo abana bareze abandi kuko ababyeyi babo bari batagihari. Mu by'ukuri birumvikana bamwe barishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse berekana inzira yo kwiyubaka ku ikoranabuhanga ryabigizemo uruhare, berekana ibintu bigiye bitandukanye. Ni igitaramo rero cyitabiriwe n'abantu benshi bagera mu bihumbi 10, ariko by'umwihariko kinitabirwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Madame Jeannette Kagame. Iki gitaramo rero cyabereye muri BK Arena, kikaba kigiye gukurikirwa n'ikindi gitaramo cyihariye. Ni igitaramo nacyo nk'uko twabigarutseho, igitaramo cyitwa Inka. Igitaramo rero cyitwa Inka kikaba ari igitaramo mu by'ukuri abantu bakomeje kwibaza bati se kubera iki kitabereye, noneho ko ubushize iri torero ryabashije kuba gikora igitaramo kimeze neza muri BK Arena, kubera iki noneho bakijyanye muri Camp Kigali. Rero nk'uko byasobanuwe yuko impamvu yatumye rwose iki gitaramo kibasha kuba kivanwa muri BK Arena kikajyanwa muri Camp Kigali, ari uko mu by'ukuri bifuje kugira ngo noneho bakora igitaramo abantu bashobora kuba baba begeranye bari kumwe. Ati muri BK Arena byari bigoranye kuba abantu rwose baba begeranye ngo barusheho kuba barushaho kwizihirwa, mbega muri rusange bizihirwa n'iki gitaramo. Ikindi cyagarutsweho rero mu mpamvu yatumye iki gitaramo noneho cyiswe Inka kigiye kubera ku itariki ya 15 Werurwe 2024 muri Camp Kigali, aho kubera muri BK Arena. Nuko mu by'ukuri hazaba herekanwa umuco ushingiye ku bworozi, ushingiye ku nka. Ati noneho kandi bifuza kugira ngo bazaza n'inyambo hariya, aho bishobora kuba byagorana kuzizana hariya Camp Kigali, bishobora koroha, ariko kuzijyana muri BK Arena ni ibintu byagorana. Ikindi kandi bakaba bifuza kugira ngo bazakorere iki gitaramo muri Camp Kigali, ariko nanone igitaramo nanone bazongere bagisubukure gikomereze n'i Huye ku ivuko, aho uyu muryango wagize uyu muryango mugari w'inyamibwa cyangwa se inyamibwa zabashije kuba zivukira, kuko ni muri Kaminuza y'u Rwanda. Icyo gihe ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, uyu munsi ni Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Mu by'ukuri rero iki gitaramo nacyo kikaba ari igitaramo gitegerejwe n'abantu benshi. Abantu bakomeje kuvuga bati tugomba kujya kwihera ijisho, cyane cyane ko abataramyi bameze neza, bari mu bataramyi rwose bizihira benshi. Ni igitaramo rero kwinjira bizaba ari 5,000 mu myanya isanzwe, ariko noneho
bikaba n'ibihumbi 10 imyanya yisumbuyeho gatoya akazi ibihumbi 20, ibihumbi 35 ndetse n'abantu 8 bifuje kugira ngo bajyane bakaba bakicarana ku itaburo y'ibihumbi 300. Ubwo rero nkuko twabigarutseho igitaramo baheruka gukora ni igitaramo cyo baheruka muri BK Arena kizihiye abantu bishimira nyine kubona inkuru mu by'ukuri yeke inkuru ya 30 bayireba mu buryo nyine bwari buteguritse neza. Rero nkuko twabigarutseho iri torero mu by'ukuri itorero ry'inyamibwa rifite abakobwa mu by'ukuri bameze neza, abakobwa bishimirwa mu by'ukuri mu buryo babyinamo, mu buryo bagaragara basa neza mu bwiza mbega muri rusange. Cyane ko iri torero umuntu yavuga ko riri mu matorero ahita azakurikira itorero risanzwe n'ubundi ry'igihugu, itorero Urukerereza. Ni itorero naryo rigira rwose abataramyi beza, ariko noneho byagera ku bakobwa n'abagore barizwa muri iri torero nabo ugasanga rwose ni intoranywa mu by'ukuri muri rusange. Iri torero rero ribyinamo abantu bamaze gushinga imizi, umuntu yavuga mu by'ukuri nk'umwe mu bakobwa babyinnyi n'ubundi babigize umwuga, n'umukobwa wize mu Bushinwa ibirebana na mechanical engineering, ariko mu by'ukuri umunsi ku wundi atunzwe n'ibijyanye no kubyina, yitwa Sadi Vibes mu by'ukuri, aho mu by'ukuri Sadi Vibes yagize gute nawe ari mu babyinnyi b'inyamibwa. Hakaza rero kandi n'abandi bakobwa barimo nka Mpinga Nzima, mu by'ukuri n'umwe mu bategarugori bagize gute, Ngwino Ndebe Josette na Mpinga Nzima nabo ni bamwe mu bakobwa rwose bihagazeho cyangwa se abari abategarugori bihagazeho hariya mu itorero, aho awe n'impanga yiwe Mpinga Nzima rwose ari abataramyi bameze neza. Harimo kandi harimo abandi bakobwa bagiye bitabira n'amarushanwa y'ubwiza bakanabasha no kugera kure, aho dushobora kuba twavugamo mu by'ukuri abagiye batandukanye ugenda ubona mu mafoto, barimo ba Roxana, abakobwa bameze neza, harimo n'abandi bagiye batandukanye. So rero icyo umuntu yavuga ko mu by'ukuri twifuje kuvuga tuti reka tubereka abo bakobwa bazabataramira ejo bundi, tunanyuzamo no mu mafoto y'abo basore n'ubundi nabo bataramana nabo umunsi ku wundi, ariko by'umwihariko twibanze kuri abo bakobwa tubereka uburanga bwabo, abo bakobwa n'abagore babarizwa muri iriya torero, ndetse tunagaruka gatoya twenikije ku mateka y'uyu muryango cyangwa se y'iri torero. Twizera ko wamaze gukora subscribe, ushobora gusiga comment yawe kandi like nyine wasangiza abantu mu by'ukuri birebana n'inkuru tuba twabateguriye, ukaduheza igitekerezo cy'uburyo dushobora kuba twakomeza kugenda duteguramo inkuru zibanyura kandi inkuru zimeze neza. Ni itorero rero umuntu yavuga ko mu by'ukuri riri mu matorero ameze neza muri iki gihe. Bwo noneho batangiye kwamamaza iki gitaramo, umuntu yavugamo nka Kidumu Kibidu, ni umuhanzi wo hariya mu Burundi wafashije iri torero kuba bakamamaza iki gitaramo. Hari kandi Ange na Pamela, nabo ni abataramyi beza muri birebana na gakondo. Hakaza kandi abanyarwenya batandukanye umuntu ntiyakirengagiza barimo ndetse n'abaririmbyi nka Yamano, umuntu ntiyakirengagiza kandi Bwiza nawe, kandi Bwiza uheruka no gutaramana na bamwe mu bagize iri torero, yakirengagiza umukomediye rwose umeze neza witwa Sam Zubi uheruka kwiyamamariza nawe kuba yajya mu nteko ishinga amategeko, nubwo atabashije guhirwa n'urugendo, ariko yari yagerageje buriya wenda umwaka utashobora kuzaba yitwaramo neza. Umuntu yakirengagiza kandi abantu barimo mu by'ukuri abataramyi batandukanye, barimo nka Nirere Chanel nawe uri mu bamamaje iki gitaramo kizabera rwose ejo bundi ku itariki ya 15 hariya muri Kigali. Ba Element nawe ni umwe mu ba producer bahagaze neza kandi bameze neza. N'abakobwa rero ni itorero rero kandi rigira udushya mu buryo bwo kwamamazamo, ubona bamamaza bijyanye n'aho iterambere rinageze, ndetse niyo banateguye n'uburyo bwanuza bw'umukino, imikino bagenda bakina, usanga rwose mu by'ukuri ari abantu bategura ibintu nyine binajyanye n'aho isi igeze, binajyanye n'uko ibintu bimeze ku isoko ry'ubuhanzi, ubona ko biba bijyanirana nyine n'aho nuko ibintu bigiye bimeze, imyambarire yabo bimeze neza, baba basobanutse, abakobwa baseka neza cyane.
ndetse mu by'ukuri bagenda bishimirwa bagaragaza nyine ubudasa. Nk'ubu uyu munsi kimwe mu bintu bikomeza kugenda bigarukwaho n'uburyo batekerejemo kuba bavuga bati reka twambara umwambaro w'abayisilamu mu buryo bwo kwamamazamo igitaramo cyacu. Ibintu rero na minisitiri w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi utuma twishima agarutse akavuga ati noneho turaza kuba dutarama ariko noneho tunambaye mu buryo bw'abayisilamu. Rero ni n'umusilamu Abdallah tuma twishima, ni n'umusilamu Dr Abdallah ni n'umusilamu. Byumvikana ko rwose baba bagenda bakora ibintu bareba hakurya bakavuga bati ibi bintu reka tubigenze gutya. Ibintu umuntu yavuga ko mu by'ukuri biba binejeje. Ibitaramo byabo rwose ubona ko bikeye bimeze neza bijyanirana naho isi igeze igeze. Twizere ko rero wakomeje kugenda ureba n'abantu bagiye bafatanya na The Ben mu bikorwa bigiye bitandukanye, nawe ukomeje mu bikorwa bigiye bitandukanye nko muri The New Grove aho bari bitabiriye rwose bameze neza, bari baranafatanyije kuba bitoza birebana n'imbyino, banabashije no kuba berekana. Ubona ko rwose ni itorero rijyanirana naho ibihe bigeze kandi ibintu biba bimeze neza. Ubwo rero waba ufite ibirori waba ufite ushobora kubegera bakaba bagufasha, nubwo ugomba kuba nanone wabanje kwipima neza ukareba niba kuko amafaranga ufite ajyanirana n'ubushongore n'ubukaka bw'aba bari n'abategarugori, bw'aba basore n'abagabo babarizwa muri iri torero ryanyuzemo abantu benshi. Mbega bafite ababyina mu uyu munsi nabo n'abanyuzemo, usanga ko mu by'ukuri imibare nyine birumvikana imyinshi n'iy'abantu bamaze kunyuramo. Yavuga ko barenga n'igihumbi, birumvikana barenga n'ibihumbi, birenga kimwe bibiri, bashobora kuba bagera no mu bihumbi nka bitatu, kubera ko ni itorero ryanyuzemo ababyinnyi beza kandi bameze neza mu by'ukuri uyu munsi. Ariko n'abarimo bameze neza kandi basa neza, ko bafite ubwiza bameze neza ndetse inseko yabo rwose ziri imbereka. Rero reka tubashimire, twifuje kuvuga tuti reka tugaruke gatoya kuri iri torero mu buryo tuberekamo amafoto y'abakobwa n'abagore bagize iri torero, ariko noneho tunagaruka no ku mateka yabo, ibigwi bagiye bubaka, ibitaramo bagiye bakora. N'abantu rero batataramiye hano hafi gusa, bataramiye ahantu hagiye hatandukanye mu bihugu bitandukanye, batumye mu maserukiramuco mu bihugu bitandukanye, yaba muri Afurika y'Uburasirazuba, muri Afurika muri rusange ndetse no ku isi muri rusange, aho bajya batumirwa mu bitaramo bigiye bitandukanye ndetse bagenda bitabazwa mu nama zitandukanye zibera mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. So rero reka tubashimire kandi dukomeza kubifuriza ibihe byiza. Niba utari bakora subscribe, make sure ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, kandi like, wibuke no gusharinga n'abandi kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.